nimugire amahoro y'Imana. Ejo numvaga umwe mu muyoboro uvugira u Rwanda aho Bingira yavugiraga, General Bingira avuga ibyerekeranye n'Umutara, avuga ngo abanyamutara rwose ati ni abantu ntazi uko bameze. Aturagenda ati bakaguha ikiganza bakaguca ubusa, bati gira umugisha w'Imana. Ati ngewe ngibyo tinababwiye ko bigomba kuvaho. Ati bagomba kuza bambwira ngo amashyo. Muri icyo kiganiro, muri icyo gitekerezo cye navanyemo ibintu bibiri. Ikimwe ni uko atinya Imana cyane, agomba kuba afitanye urubanza n'Imana. Afitanye urubanza n'Imana kubera abantu cyane cyane bihaye Imana yarimbuye, ari za hehe na he, cyane cyane abasenyeri hariya n'abapadiri benshi hariya mu za Gitarama, Gakurazo, za Byimana, aho yagiye anyura hose afitanye ikibazo. Uretse n'abandi bantu b'ibiremwa by'Imana benshi bagiye bajugunya mu byobo bagira gute, batwika bakagira gute. Ibyo byose rero afitanye ikibazo n'Imana. Nicyo gituma buriya iyo ufitanye ikibazo n'Imana ni nk'ibya Adamu na Eva bamaze kurya ya mbuto, baragenda bakajya kwikinga ahantu, uretse ko Imana yo ibona hose kandi nta wayihisha. Ariko bo bumvaga itababona kubera yuko bakoze ibyaha. Nawe rero igituma yanga ibyo ngibyo akavuga ati ahubwo muze muvuga ngo amashyo, nuko we areba iby'ubukungu, iby'isi. Ariko nabyo bimutera ikibazo, kuko byagombye kumutera ikibazo, kuko amashyo y'inka bafite n'ay'inka za uvapamu yo mu Mutara, n'ay'inka z'Abahima bishwe barimbuye mu Mutara, n'ay'inka z'aho bagiye banyura hose mu mishinga y'u Rwanda ya BGM, za Kibungo, za Gisaka, za Bugesera, mu Mayaga hariya hose, za Rubona hose hari inka nyinshi z'imishinga y'igihugu. Izo zose nizo watwaye agira ngo baza bamubwira ngo gira amashyo, ngo amashyo. Ni amashyo y'inka zitari ize, izo bavanye mu Bigogwe, izo wanyaze Abagogwe zose, nizo bagiye basanga mu mayira hose. Zimwe bazijyanye mu Buganda, izindi barazitunze mu Marange. Na Kagame mbona yirwa zereka abantu aho ziri hariya kuri za Muhazi n'ahandi henshi, ariko ntaye n'imwe irimo. Ni inka z'abantu, ni inka z'igihugu cy'u Rwanda, cy'imitungo y'u Rwanda banyaze. Icyo ngicyo nabyo byagombye kumutera ikibazo, kuko icyo kibazo cyagifitanye n'Abanyarwanda, ariko icy'Imana cyo cyaramurenze. Ubwo rero akunagira ngo havuge ku byerekeye iby'imiyoboro. Ntabwo umuyoboro uri mu Rwanda wavuga kuri Bingira. Cyo gituma hagomba kubaho indi miyoboro ahandi ishobora kugira ibyo ivuga, itangazamakuru ikurikira refe nayo irahari. Ariko iyo mu Rwanda yo sinzi ko yabivuga, sinzi ko Rushyashya yaje kuvuga ibyo, sinzi ko uriya iwacu n'ibiki byavuga ibyo. Imiyoboro yindi nigomba kubivuga. Ibiriya bya Bingira bijyanye na biriya nka Kabarebe baravuga, ariko nta muyoboro wo mu Rwanda ushobora kugira icyo umubwira. Biriya Kabarebe bavuga ngo ba Habyarimana, ba Nsengimana, amazina y'Imana azi ko nayo iyo yavuze amutera ubwoba. Amutera ubwoba kuko abantu benshi bitwa ayo mazina yarabamaze. Abo navuga nahera kuri Perezida Habyarimana, yari ari hamwe na General Nsabimana, yari ari hamwe na Majoro, nibagiwe izina rye ariko naryo ririmo Imana. Yishe Koloneli Hakizimana, yishe Koloneli Bizabarimana, yishe Majoro w'Imana. Abo bantu bose b'Imana n'abandi ndi kuvuga abasirikare kuko ari bonse. Ngiye tumarira ahora bivuga ati abo bantu, ati byakabaye byose, ariko n'abo bantu bafite za ideologie en fait ntibajyanye na porogaramu yacu. Bari muri gahunda yo kuba tugomba kurimbura. Ibyo ngibyo rero byose ni ibintu bigomba kuvugirwa ku yindi miyoboro. Nk'uko nabivugaga, imiyoboro igomba kuba myinshi. Icyangombwa ni uko iyo miyoboro iba yigenga, ifite ubwigenge. Kwigenga si ukuvuga ko igomba kuvuga ibyo ibonye, igomba kuvuga ibintu isesenguye, ibintu yize, ibintu byapererejweho,
ibintu bifite ibimenyetso bivuga biti iki n'iki cyagenze gutya